ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda ribonye nyuma yo kwiyemererwa na Perezida wa Repubulika muri 2014. Ni imodoka izajya ifasha abakinnyi b'amagare mu mirimo yabo itandukanye. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Bayingana Aimable avuga ko impano ije ikenewe. Ibikorwa byacu bigenda byaguka, tugakenera rero ibikoresho bimwe na bimwe. Ni imodoka rero twari tugikeneye, wasangaga bidakwiye gufata abakinnyi buri gihe mukabategera ibikoresho, kandi ibikoresho byacu byagiye birushaho kwiyongera, ngira ngo n'amarushanwa yacu yagiye arushaho kwiyongera. Buri gihe rusanga kenshi biba ngombwa ko dukodesha imodoka, ariko iyi modoka koko izadufasha cyane, idufitiye runini mu kugira ngo ibikorwa byacu n'inshingano twihaye tubishyire mu bikorwa. Minisitiri muri Perezidansi Tugireyezu Venansi avuga ko iyi mpano ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda ribonye ari ikimenyetso cy'uko Perezida wa Repubulika ashyigikiye urubyiruko biciye no mu mikino. Ni impano rero yabemereye, akaba ari ikimenyetso cy'uko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashyigikira siporo muri rusange, ariko ni n'ikimenyetso cy'umwihariko cy'uko ahoza urubyiruko ku mutima. Sibyo? Urubyiruko murabizi, abahoza ku mutima, arabakunda, kandi ahora yishimira ko mu mirimo itandukanye mukora, yaba ari itandukanye yo kwiteza imbere cyangwa se iyijyanye n'imikino, aba yifuza ko urubyiruko mutera imbere, kubera ko ni mwebwe bayobozi b'ejo. Minisitiri Tugireyezu anasobanura ko imikino y'amagare mu Rwanda ikomeje guhesha ishema u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga, bazana imidari, intego badakwiye gutezukaho na gato, kuko iri shyirahamwe rishyigikiwe. Gusa ku rundi ruhande ngo gukomera kw'imikino y'amagare mu Rwanda bikwiye kuba isomo ku yandi mashyirahamwe y'imikino mu Rwanda. Iyi mpano kandi ni ikimenyetso cyangwa se ni isomo rinini, isomo rikomeye kuri mwe abakinnyi mwegukanye iriya ntsinzi. Ni isomo rivuga ngo iyo umuntu akoze neza arabishimirwa, kandi bikamutera n'ishema nawe kuba ahembwe cyangwa se ahawe igihembo cy'uko yakoze neza. Si isomo gusa kuri mwe bakinnyi babonye iki gihembo, ni n'isomo nanone no ku bandi bakinnyi bakigenda miguru ntege cyangwa se bakigenza intege nkeya, bagomba kubona ko iyo umuntu akoze neza nyine abihemberwa. Iyi niyo modoka abakinnyi b'amagare bahawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikaba ari imodoka ifite agaciro karenze miliyoni 50, ikaba ari n'imodoka kandi ishobora guhangana n'imisozi. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.